12 months make January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, see. Sigaye wize. Ubwo ngo ufata. Ngo gasubiyeho kan. Gukora cycle. Very good. Congratulations. Şerbet. Nziza. Neza. Ese papa. Oui. Ese papa. Twansize muri siporo. No, narakubwiye ngo tuzatujyana ryari muri weekend gusa. Utagiye ku ishuri sibyo? Agareka ngene nakoze. Ibi niwe wabikoze? Yamfashije gukora homework. Okay. Umwe nayo gato. Umwe nayo gato. Ariko karacyarimo. Karacyarimo. Okay. Niguye mare. Umaze gukura ibintu byose n'ababikoze muri weekend nzakujyana mu gikinisho sibyo Sahi. Yes. Namuze nakaje. Oh. Thank you. Kaji karagusubirizamo isukari mu mubiri watakaje. Cyawa rubizi kabisa. Enjoy. Amazi nayazi nasi. Niki? Wariye? Wariye? Nariye mu kanya. Imbeshyi. Wariye mu kanya kandi usigaye wanga kurya. Ndabikunda. Okay. Mwasoje ariko. Okay, ngafatikaye. Nako ndaje nikuze. Nshaka kureba homework wakoze. Ntabwo ari ibyo nakoze. Ntabwo ari ibyo. Reka nakoze. Ibi? Reka ngusinyire rero. Voilà. Nese byose uko wabishoboye. Yamfashije. Cyangwa yagukoreye? Yamfashije. Okay. Good girl. Bitinze. Tagiye gusinzira. Tagiye gusinzira. Oya. Ese papa, ko mama yatinze kuva ku kazi byagenze bite? Mama, uyu munsi yabagize akazi kenshi, sibyo? Ariko nta kibazo ameze neza.
Meze gutya. Meze gutya. Bite wowe. Ni byiza. Akereka ndaje. Nanze njyana umwana. Kwisi ugendesha ibintu. Uretse gato. Afite ibitotsi? Ya, bifite. Bana yabikoze ibintu byose nta kibazo na kimwe afite. Devoir twazikoze yariye. Wese wihuta. Yari yanze gusinzira atarakubona. Wait. Kuba kitari kwitaba calls zanjye. Akoshiri. Nagize akazi kenshi. Sibyo? Nandi kukubaza kuki utitabaga calls zanjye kugira akazi kenshi no kwitaba ni ibintu bibiri bitandukanye. Okay, ni iki cyatumye utinda gutaha? Utambwiye. Shiri uyobewe ko. Shiri isaha. Izi saha. Shiri tega amatwi. Utanambwiye ngo umbwire ngo bimeze gutya cyangwa byagenze gutya. Come on, nusu wagira ngo nge ntekereze iki? Okay. Uyu munsi nagize akazi kenshi muri biro pe. Niyo mpamvu wenda ubona nje aya masaha. Sibyo? Izi saha urukiri muri office? Yego. Wahamagaye nari mfite umukiriya ndangije ndavuga wenda ndahita nkuhamagara back namara kugenda. Sibyo? Noneho mu gihe agiye n'ubundi mpita mfata moto ndaza. No sheri barengeje amasaha menshi. At least wakagombye kuba wambwiye kujya no. Reka mukorera sheri. I see that. Please. Wagombye at least kuba wambwiye ngo ndi butinde. Just text ukambwira ngo bimeze gutya. Ya nakabaye nakubwiye ariko ntange nyine nari mfite umukiriya akimara kugenda n'ubundi mbisenza. Sheri ndavuga wenda kubera ari iminota mike mu nzira. Kwandika message ni ibintu bidatwaye n'umunota umwe. Bagiye utwika kumera gutyo. Ni ikibazo kibaye ngewe kuba ameze gutya. Nyine buretse ikibazo kibaye kuba ngewe ameze gutya. Wenda nanze kwitaba sibyo? Ako nyine nawe. Nisubunye naguhamagaye inshuro nyinshi. Byibuzo wavuga uti uyu muntu yambuze inshuro nyinshi reka muhe message. Okay, shinda byumva. I'm sorry pe nanjye byanciyo. Kandi urabizi no bwa mbere. Cyo uvuye ku kazi? Yes. Uvuye ku kazi? Cyane. Anyway. But okay, tujye kuryama. Kuryama ntacyo ndaje. Shiri no. Tujyane. Come here. Shiri please. Siko nambara gufite. Nujye kuryama ndaje. Shiri wandakariye. Ngiye kuryama ndaje. Wandakariye. Kandi pe ibintu ndi kubwira no kuri. Nta na kimwe ndi kukubeshya. Nge nari ndi ku kazi kandi wowe uri kumva ko nari ndi ku kazi. Nge nari ndi mu kazi pe. Ni ukuri nari ndi mu kazi. Please.
Okay. Sinabishoboye nawukurikiyeho rero. So ugiye gukora nota. Ugiye gukora izihe? Ushaka gukora izihe siporo? Makeri cyangwa? Ngo Ugiye gukora iyihe siporo? iyonze. Ngayikora. Ikora. Aya ntuzajya imbeshya ibintu wowe ngo umbeshye ngo tuzane muri siporo ngo ureke gukora sibyo? Ngakora. So urumbwira ngo tuzane muri siporo ngakora. Twagiye. Ayo byakunaniye uretse rimwe. Agarara. Agararanga. Singiye gukora. Ngiye kumanuka. Tujya ndagira gutya. Okay. Tandukanya amaguru. Tandukanya amaguru. Uko Okay, tuzamuke. Ndazamuka. Izo ku ishuri mujya muzikora? Mujya muzikora? Mukora izihe? na siporo dukora dushenaguza tubakina. Kajya no ku rundi ruhande. Zazindi zagutya. Ku ishuri ntabwo mujya mubikora. Turabikora iyo turi kunanura umugongo. Arashye. Ubwo rero gukora siporo nasa. Niba utakora siporo ugiye kumbyinira, sibyo? Yes. Ngakora. Okay, twagiye. Ugiye kumbyinira iyihe? Kamata. Kamata. Twagiye. Kamata. Samata. Repete. Repete. Kamata. Samata. Repete. Repete. Reba. Ibyo bishoboye. Ntabwo konyine ndirimbira. Nta kandi. Urandirimbira. Ndirimbira iyindi. Iyi ngiyi ni yonze. Uzi nyinshi ndabizi kuzi nyinshi. Urandirimbira kahe kandi. Ndayizi. Urayizi. Urayizi. Tugende. Tugende. Iki? Twigendere. Hehe. Tugende mujyana ahandi hantu. Tugende mujyana ahandi hantu. Nta kibazo. Okay. Kamfashe telefone. Sha nawe uzanura. Nawe uzanyishyura rero. Kuko nase narakuze. Nisoje ko nagira mu nzira. Oya, nuko nari ubonye nyine ndi kwizamukira ndangije nyine mpita nkwitsimba kugira ngo ngukande ndebe. Bitse. Sande gutekereza iki? Uri kwikanga komera ye. Watuje? Uri kujyayo? Ariko tuza komera. Ubwo ufite ubwoba bw'iki? Njyewe ngenda gukanga ugakangika. Ese uranzi ko ari wowe? Ndetse ntabwo uri kundeba. Ese ko watinze gutaha? Uzi umwanya mu mazanga ndi gucungira n'itsimba nza ngaruka nakubuze. Byarisha. Ese ubundi kuri n'ibibaga sana ngufashe n'ubundi niko kazi kanjye. Kuri n'ibibaga nibyo mvaniye hanze. Kandi wagiye ntabyo ufite. Nibyo mvaniye nyine hanze no muziga mvaniye hanze ariko wowe wabaye. Nizere ko nanjye ariko ari akanonza niyo. Shiro wanjye urumva nakwibagirwa. Icyo ngukundira ubundi reka ngifate nyine.
se ntajye ntakubaza mbaza mwaribi ibi byishimo bikora na mama wanjye umeze kuri yo ba wakuzengereje ubashaka yakuzanyeho iminkanyari ariko uzi kusetsa erega iyo uri mu buzima nyine ufite intego ufite icyo ushaka buri kintu cyose uragikora kandi njyewe ni gutyo ubuzima bwanjye mutwara ku buryo wihanga uzi ko nanjye ubwanjye ari mama wanjye kumwihanganira byanze erega njyewe ni ko ubuzima bwanjye mutwara gusa nyine ntirengagije yuko ibintu byose byabaye ugenda ubona ameze gutya nyine nkanishima byose mbikesha wowe iyo ugira ngo ntabwo uhari nanjye nyine ntabwo nari kuba mpari uri kumva byose ndabigumva gusa Imana yo mu ijuru ahubwo igikumpera umugisha ni ukuri mba ngukunda nawe ndagukunda cyane kandi ujya umenya kuri sister wanjye ni ukuri ibyo mama ngibyo biriya bigambo akubwira byo maze kugutuka kubyakira wumve by'ibiki nyine umenya kuri umuvandimwe wanjye kandi nta kintu azabikora sigaye nkureba nkabona turanasa mbega ubundi mu buzima kugira umuntu